Sako mzee walibwira urinde witwa nje nitwa Sebasonera Obedi ya kabiri wanita Kabarore wavukiye ndi mwana Nyabuzuru ndi mukabakaba navukiye mu Shenge wacu ni mu Bijombo naho ndoye ukora iki ubu ndi umutegetsi ndi umutware ndi chef wa groupe Kabaro. Okay, noneho hano twicaye nashatse ko tuganira nawe nk'umusaza kandi ukora mbere wacu hari ikintu ushaka kugira ngo umbwire. Urambwira ko mateka byabayeho hariya muri kiriya gihugu cyacu mbere y'abakoroni n'igihe cy'abakoroni na nyuma y'abakoroni uko mwari mumaze hariya, kuko byo twita ba mwami hariya wenda hari abandi ba mwami bakubanjirije, utubwira aho bari n'ukuntu byari bimeze mbere y'uko abazungu baza. Mbere abazungu bataraza ibyo basogoro batubwiraga nabo bana base ngo habayeho umwami w'abapfurero witwa Rwamo Rwembako woni se wa Mahina Mukogabwe. Mukogabwe yabyaye Nyamugira. Nyamugira nawe abyara uri hari umwana Simba Albert. Simba arahari ubunyine umwana wiwe n'utege ku ngubu. Cyo rero cyarwa mu Rwambako cyakera imbere y'abazungu bataraza hariho Kayira nawe. Kayira yaratwaraga hari Murenge afite abatware biwe, hariho ba nyiri Muhanga, hariho ba nyiri Minege, hakaba naba isose bagura nyine Bigimba nako abo nibo barabatware biwe. Aratwara nawe ku ngoma y'umuhungu bakoranye na uri nyine Mukogabwe ni mwene Rwamo. Barakorana na Bigimba. Bigimba rero niwe waje gukorogana na Mukogabwe ariwe Mahina bararwana. Ariko baje kurwana intambara arayinesha, banza kumunesha we mwara nyazo wabo ndana waramunyaga. Abazungu bazi nanone Mukogabwe ariwe Mahina akomeza kurwanya Bigimba mwene Kayira. Nawo Mukogabwe yari mwene Rwambako. Ngo murwanye noneho aramunesha, ariko abazungu bamaze kuza. Abazungu baravuga bati ntuhunge mureke tuzabagaburira, reka guhunga. Ariko aratinya arahunga, nibwo ahitaga ajya za Rurenge cyo gihe hari purita y'ababeje.